reka nkubwire uriho uragenda umbera imbwa ukaraburiza ejo bundi uribuka ikigore nakurangiye cya kindi gifite ibibuno bigenda bigira ukungukungukungu cy'inshuti yo munsi yo hagati y'ibiti warangiza muragucisha agasobanurira urwaye ibiyi cyangwa uri muzima sobanurira y'urukundo cya kigore ni cyiza pe kinzoga bayita ngo kira ahita turugo umugore wanjye urashinja ko umutima mukunda neza use niyo bandaze wakatwawe niyo bandaze yibeshe ni turumbo na turumbo ni turumbo umusaza bayita turumbo king urarumbeshye kebwe arasinze ubundi bwarize ja igezweho ikibazo kubashije mureka kurukundo rero rukundo uriya mugore ateye neza ko ntangiye gusinda se ateye neza sinda n'itombo noneho iyo ugeze mu buriri umugore wanjye ni mwiza ariko nyine urabyumva nawe ntabwo twari mamirano nawe urabizi reka nkubwire rero duhereye mu buto bwacu tukazamuka n'ikigo kigeze aha ngaha tugeze dore imisatsi ibaye iyi ibi ariko njyewe reka nkubwire ari icupa ntuzi ko mfite urugo rubyariye kane iyo byago gatanu se ahubwo urageze rapfite roza nabayebara ipaze wari ukubugo riba rubugo ariko ibintu byose ni kuri z'abana bose n'umwana ugeze guze ko naba namwana cyangwa uragira ngo unteranye n'urubyaro rwanjye uretse urumva rata ntabwo uzize ko ufite umugore ranjye mwiza n'ihitiye mugana mu kwigeze urumva noneho nyuma y'ibyo ngibyo urabizi defo zacu turaziranye cyangwa ni ikarita cyo kwa yagigore cya rusufigi zarabura ntabwo kizi kiriya ntakikwiye bakukubura kuko iyo bayifeze rukundo we barira utazafata ifiri yiroreye waragize ukagira ute ushaka kujya kuyibotsa aho nari murabyite make ariko iyo kazagota ku gasi hasi yagiye ku icupa rye uyu yakura icupa ze mu turi tw'utujonjori yeza tw'udukigori twazagura ntata rukundo kamubwire ntajya ngo basha uzababanga yacu uzarivuge leta kurobora neza kuri turi kirangara mu gishanga n'ibinjo ara mu gishanga kumvikana basha ako aho murira tubwe n'ibindi ngirango muri ariko rero ugiye hakira utandi umva gate gato uswe barumari waro ruguri gutumwera izo udashyira ugiye uzana n'indi icupa riwera muri seguruka abagabo batatu ja ugira n'indi cupa barumani oya dore urumari wowe genda ngo urapinuka natumupa wo waye uri uzi kuri ugiza buja twarakuvumbuye warakuvumbuye zane ibindi nikuba ngo ni turubo harya ni turubo turubo wiki turbo king zara ariko zara ujye ukora iryo vumbi dore kabari ngombwa bari lazima urwari ku nawe ugira inzara ko urumva ushonje akakanya utaranagera no mu nzu subiza amede mu isaho rero ntabwo mama ku ishuri ntabwo twarira si mwabana ko nzi ko mba narishyuye igihumbi niba yamukora afite abagaburire ubu kuko ntabwo bigeze babagaburira siba ku ishuri yapfuye ntabwo tugeze turya ko bari abarimu nabo basigaye bafite ibintu byo kuduketakeka bakanyuzamo ntibabagaburire we nuko ibi bintu ndaza kubigenza nte we niko teta ubu urashonje rukundo rero mwana uriya mugore ariko ujya wiruka nuko nkoreza byose uranye twarasezeranye hanyuma ubu wajye namuzanye namuzanye buraya rero wanjye niyo mpamvu ariko uri kunyigisha amafuti uva ubwira asaza kuba kataje muri biki
urugisha bafite ejo bundi ngo rwaguteza utamutwaye kwa ibintu zahariya hirya uretse ko nakwihurengaga gukura buri gihe utazabibwira umugore wanjye uretse kuba wigira intore mbese bagabo ntabwo uzi ukuntu turemye no mu handitse ko twarema mu irari uraririmbukana rero urapfuye ariko reka kubwira ijambo niko nafashe agacupa nawe urapfuye aka nakazanye muhereze mu kiroso buri ibyarwa ngo bitera inyota jambo hejuru warimo mbere yuko uvuga irindi jambo baza usome wongere usome uvuga ijambo ari uko baje kuvuga turubimera jambo urumva imeze nka rwanda rubo ngiye kwiga kandi ukora bigiye gutuma nsenya urugo rwanjye ariko ibi byo gusenya uri kubizana reka rero mbese reka mubwire ukunde kamubaza kuri kunyoshya wangiza ukareba biriya bigore biri hariya hepfo ukuntu bimeze reba akaruhiza karagiye hari ubugani batsindura akazi yatambuka ngo nyashi shobode ni bwarara noneho karatigeze iziriya nyashi zawo uyu urayikuraho ukavuga ati ukenda kwirangirizaho uhagaze kwirangiriza uyu niyo ufiteho niyo kwirangirizaho bwakukagushiriraho soma agacupa mu inzoga ni kamere gejaje ni kamere kazana abore teta ishuri ntabwo wariye mutabeshye ariko cyangwa ni ya kawunga yaho maze guhaga teta ntabwo wariye numva rero nkubwire rero bana banjye sibyo rwose mumbabarire nanjye mujye mumpa agahenge nibura ntekereze kabiri ubu reba ndi gukubura hano si uko nkeneye gukubura nuko nabuze icyo nkora nuko mbona ngira ngo muzahuze umunsi urangire ubwo nari nizeye ko nibura muva ku ishuri mwariye none ntabwo mwigeze murya ubu papa wanyu ntabwo nzi ahantu yiriwe yagiye mu kazi nategereje ko niba nakumva na ka mesaje nahebye bana banjye kuko mumbabarire n'ukuri ubuse ndabigenza ibibazo kuko basi reka mbabwire sibyo ntabwo se mwakiyeranja sibyo buriya nubwo muvuye mukajya gukina n'ababana sibyo bo kwa wa mudamu harahiye sibyo kandi akonda hari mwasanga biriye mukarya njye nta kintu mfite pe nta kintu na kimwe iso nta kintu igeza muri uyu munsi ntabwo mwajyanye si nk'ibibazo nawe ugira wa mukobwa ubwo rero nshuti yanjye kiroso hanze se kandi ni icupa rigeze riryoshye umva ndabona umunsi uciye ikibu ndabona bugorobye ushatse waza tukandara hakiri kare kuko njyewe urabizaru ntahari munsi y'umuzuzi ariko baruba kandi icupa ryanjye umva nkubwire aya muhe asomeho gati azasome impyisi cyangwa asome ruhayaja umva urakagakomeza kawe watakabado aya neza ko mugere bushyamo kandi gatupa umva ngo kihorera uzakagura ikindi twitaye twigendere ndabona bugorobye ikibazo njye ndarabi wanjye yababaga yabwira yuko ikirayi cy'ikigo yewe naho ni mugende nuba mufite kanyobwe kanyobwe warugiye ariko shaka uko abaze kora urimo namutaka urimo nasema yakwewe bw'igufasha umva ariko rero ubanza wase ndabona baca nka ngo waje wanira rwose umva siguherekeje umva
fata pisi ati falevi ati ujye warusuhuza gutya ngo sha igitego mubaye igitego rwose pe mumbabarire ubu nanjye byanyuze Amatete mugore mwiza. rwose Bakararyoha ngo turuko ngiye. kagira inkuru Amanyobwa kanyobwa we. Mama teta. Sheri yam. mbaho Mukobwa mwiza wanjye. Wiriwe neza. We mwese kuri kuntuka. Nese mubona ko yabagaburiye. atugabura samuhaye amafaranga Uyu ni rukundo ngura agacupa kamwe. Nta mafaranga nari nari ifite. Ya yandi ejo ubundi ntune nabahaye yonyine. kutubeshya Hasi kuba umwandizi ibi ni ibikimwa mwandizi koko. wigwa ku bana hashigenda Ntotete ariko se mugore mwiza kubizi ndagukunze rega. Kuko ndo nagacupa. Aka nakene banguye kunyira. None ubu nanze kugira ngo avange nzange cyangwa nkakose. Teta. Ndagukunda mwami uragize ute urimo uragwana amacupa Reka kunteza abana. Ngasoma sheri soma. Yesu Kristo Sheri soma ho. Yes. Ndagukunda sheri. no Mugore mwiza soma ho sha. bana we teta bana ba nimwigire mu nzu mugende mu nzu mukuru w'imyenda ndaje turebe ko Teta. tugende mugende Teta sheri. mugende icara hano mugabo Kanirera abana. Ndagiye kunyica we kandi ni rukundo washutse. sobanurira Nyine. nsobanurira Oya nyisheri urumva. zananywe Ngaho ngwa. nikoreka nkubaza sibyo Oya sheri. uri kubona ibi ngibi ari abana bari bumwe ibi ni abana bari bumwe wikamena cyangwa mbikumene oya shiri wikamena ngakira Akagenda. ngakira kare naje nakugurira genda naje njyewe abana barabwirirwa baburare hejuru yawe ngo ngende rero ukundi uri kubitera kunda umva rero rukundo nyine urumva navuye hano ngiye kurakaraka ko kumva mutafarira toka ntuvuga utankora sheri wa nese ntabwo urumva twashakanye ntongera no kuvuga ijambo sheri shirira amenyo sheri igifu kirayisya ngakira kana gakoti kabika ibikore mwiza oya igifu kirayisya igifu kirayisya sheri no hevuna toka mvaho isi mukore mwiza nyine urumva rukundo yagiye tujye kurakaraka ahandi hamwe kwa Farisi tuhageze tuzanga karaka nyine bari gutanga amafaranga makeya dusanga amafaranga ari makeya ahita mbwira ati mfitemo makeya hano no kugura agacupa kamwe ega nanjye nateze ndi kumva inkuru oya sheri ngwino hano imbere nikuburira igirayo genda ubundi uyu muntu sheri wanyaguye sheri wanyaguye mwana nyagasani wanyaguye ubundi narashatse cyangwa wanyaguye Hano nyine mwana mubwira ibintu biri kumva nicyo naguhamagariye ibintu biri kukubaho biri kukubaho se bijyanye n'iki ndi kwirakaza Israel ngo kano karema karamfasha wagiye mu gakiza se ko maze iminsi nkubwira ko jyewe biriya bya kera nabivuyemo uzi ko maze imyaka 2 naravuye mu gusinzi n'uburaya ahubwo ntangazwa no kumva wowe kibirimo
harabura iki nguze muri Yesu. uriya mugore bananiye. Uribuka ejo bundi igihe hari umunsi natashye mfite agacupa, ubwo ni ryari? ntabwo nibuka neza, yaranyishe. Ahubwo yaranyishe. akwicira gusinda se? Yaranyishe. Nakwinginze inshuro nyinshi. hahandi wumve ngo basasiye umukeka muri sonona, ahubwo yakuraza hanze. kandi wowe wari wanjyanye igihe umbwiye ngo tujye gushaka ikiraka. Jewe bwo mperuka gusangira nawe hashize imyaka 2, kandi nkwirutseho umwaka wose ngureka inzoga uze mu mwami n'umukiza akugirire neza, aguha umuryango ufite urukundo, wongere wumve ko umugore wawe warananiye. umugore ni ukunaniye cyangwa ni wowe umunaniye? Reka nkubwire ikintu nayo ngo icyo ari cyo. Kandi urare mu bwenge cyore sinonde warare, none ugiye kwahukana, kandi nta yindi nama yawe nkeneye. koko n'ikindi kintu na kimwe nkeneye cyawe, ngiye kwireba ya shiti yanjye Jack. buretse kugenda. Oya yamnyumva ntiwampamagaye ngo tuganire? ntaguhamagaye. buretse gatunyumve rero, wenda ubyumve cyangwa ubyihorere, ariko njye mvuge ngire gute? Kureka nkubwire ndatanabwiye umugore wanjye ati sheri wangaburiye tugashyira amazi gakubitwe gaki akantu kwitutse n'igihungu. uba wamuhaye guhaha se wamugabuza akabikwima? Nese urukundo mpera. Oya nsubiza icyo. Haremba namusigiye. Hareba wamusigiye ngo ahahe, wamugabuza akabikwima. Koko bawe yamusigiye cyangwa ni hahandi umuntu yumva? Oya sishute ya ntumuzi se ugende umuganiriza umubwire. Ntabwo burare mu waretse kugwa mu mazi abirwe, waretse kugwa mu kiyaga. Nagize amahirwe Jack arankunda, iyo ngiye ateka inyama agateka iki, ariko k'umugore ari iyo ngiye yankorera byiza kurushaho. Ntabwo ndi burare mu umva shuti yanjye, buretse kugenda ubundi kutirimo wihuta. Nuko naguhamagaye ibyo nagushakira byarangiye. Buretse gato ngira icyo nkubwira rero, ari Jack utaguhekeye, iyo nshoreke yawe nayita inshoreke, n'umugore wawe uguhekeye wimwita inshoreke. Aha ni nyirankundwakazi, ni nyirankundwakazi. Urebye nyasha afite, urebye kiyatanga, ariko Yesu we wasuye uru rugo ko rugeze harindi. Yesu y'ibya Yesu uri kumbwira. Ndetse reka nkubwire, umva mwene data nshuti y'umusaraba, ahubwo akira impeta uze kuyimuhera. Oya akira, oya uze kuyimwihera. Umva nkubwire kiroso akira, nabyanze muyambikana sinari impari, ntago namushyira impeta ntamwambitse. Wahindutse mwene data, ugahindukirira umwami Yesu ko guhamagara, afite impuhwe nyinshi agutegeye amaboko. Twaranyweye urabizi, ikintu nagushakiraga cyane, twagiye mu ndayo urabizi. ikintu nagushakiraga mwene data wanyumvise? Oya isandi ko nasigeze. Umva nkubwire mwene data, rukundo ibi byose ni wabinjyanyemo, none wabivuye, none ndashaka kubigukuramo. Ntabwo igihe kiragera, ntabwo wumva wahindukira. nawe igihe kiragera. Yambaye agasuzuguro k'umugore mana y'isaka. Ntabwo umugore asuzugura, Imana ntabwo yaguhaye igisuzuguriro, yaguhaye icyubahiro nk'umuryango. Umugore wakubyariye uzi, ariko uzi reba iyi phone uracyaramenetse, yarayikubise yekusaso ejo bundi, ariko nawe wabigizemo uruhare. gute? Umugore wawe aragukunda ndabizi, maze igihe kinini mbasura. kandi rukundo singushya amacenga nawe mwene data, nawe singushya amacenga. Bya bintu bya biriya bigunda ngo mugiye gusenga hasi, singushya amacenga. umva rero kanisange Jack, kanisange rero ubu uragiye, kandi uraramutse umubwiye yuko nagiyeyo. Kiroso mwene data wagarutse, Kiroso mwene data wagarutse. Oya genda kanigiye kuyaga ya baba ngo ntawe umuhana ajyayo, bamuhana avayo. Nyamara Kiroso nshuti yanjye, uzabona ko ibyo nakubwiraga byari ukuri umaze kugarukwa n'umubiri w'ibyo wakwiye kwajya kuri mugi ugana. Umuryango wawe mbabajwe nawe. Jackie kantahe iyi kanahe bombe besha oya ngiye gutaha. Wowe mugabo wanjye, Oya sekana cyane n'uruzi cyane.
cyane impamvu mwenze impamvu umusore umugore wamutazi utangare rero ukabisezerana kandi ntakina amarebe ashobora kuba ari uwisezerano ibyo nta kintu bivuze wangumye hano nuko ari iwanjye urabizi yagufasha kuyishyura ariko waza tukahabana mbese undi uriya mugore na biriya byana by'abarata byari urambera ni serivisi ariko se utawujya hehe gukora kandi kamwe ushaka ndara kurara se bitwaye wowe wundi ni wowe wanjye iyo ndi hafi numva ntuje nitaye ko ufite umugore n'abana ni umugabo w'icyerekezo nereka mpereke nanjye ndabura kimwe cyose iyo ndi kumwe nawe gutamba niba wapi numva ntataha sasa rero badira niba ushaka niba kandi niba ushaka gukora ugiye kuzaza rimwe mu tuntu uriya mugore ibyo ni kazi ke nuko nibigenda urabizi amahane ye ubushize yaranyishe azi yaranyishe ariko ndashaka kuzabigana kubera aho nyine ushobora kunywaho se ukanazibona mu rugo nitubana bizizane ashobora ubundi nitubana ntabwo ngewe uzatwira shawe nta kintu cyari mu cyinshi si urongora nk'abakobwa bangahe ni wowe nanza iyo ngize mu rugo negera nana n'urugore nzi gute ushobora kuva hano nariye inyama nariye ikiragi none hari igihe ngenda urabizi amafaranga nyine mbona yamwe amafaranga namusigiye ugasanga uzasekeza mbona asaba sex mu bana ntari n'uriya mugore ariko ibyo njye ntacyo wese kambwiye ibiteka neza iyo tugeze mu gikorwa noneho usanga ari ko ibyo byano ugenda ubyanga ngo n'imigiro urampanda kandi wiruka oya ariko arankunda akakubwira ngo byankunze nyine sinzi impamvu bakenera kubyangaga tunakundana ahubwo wicara ugasohoka ntari binyuranyije mu rugo reka ndebe abana ndi kubona bataritse bagiye ku ishuri teta bimeze bite ko ntababona mujya ku ishuri we ndi kubona hatakeye mbona mwambaye muti ntabwo ujya kwiga kandi wa mwana ushobora kuba unaniye narakubwiye ngo ubuzima bwose turimo ugomba kubwihanganira twaba dukize twaba dukenye ukabyihangana none ndebera niko mwiriwe neza mwiriwe ruku aho nako kuko mana komera cyane raho ruku ndacyabaho raho turagumye cyane rwose amahoro amahoro masase aha ibihe byose aho umaze igiye kwakira agakiza rero sigaye nakira abantu haba iwanjye cyangwa iwabo ndabibona yesu nashimwe none se kirasa arimo gukora ibyo mwana nyagasani uri kubaza kiroso
nta muhungu mvuge ngo ni Kiroso mutoya umukuru wereka da uwo kirari yarumye mwaramuhambye se yego ko sinabimenya inshuti yanjye yarapfuye sinabimenya ntabwo mana reka ntibabona ndi kubariza ubuzima mu bapfuye reka Kiroso ntabwo yapfuye ariko umva amaze hafi amezi agera muri 3 ubu njye mba hano n'abana banjye yarapfuye nyine maze amezi 3 atakiri ubona niyo apfa tukamenya ngo twamushyinguye basi yarapfuye kuba kimwe ngo bashize amezi 3 adahari ya ngiye gutaha ngasange buriya rero ibyo mba nkora byose ndamukunda umwana ari nkunda umwana wanjye nitunabana nzamuza ya bize se nese uragenda njyewe usizemo njyewe nzakaruka kandi ejo niza urya ngiye kugenda ningerayo kitunganya mbarangazwa gatoya ariko njye ntabwo nshaka ibintu byo kuzajya uhora uzaho nyine ugenda hasi nabwo gahunda ukuntu ugiye kubigenza ugiye kugenda muri icyo cyumweru kigiye kuza uza kuba gutinda reka wemeze ubaye oya ntabwo si byo se ntabwo wagendana mbabare reka ngende si byo reka ngende si reka ngende reka ngende nta hantu wajya nese uragerayo musize ese urugero none ntagice kwica ariko yari yemye ibyangahe wari wumva harya ngo yitwa umugore wawe Ravunesi ugeze kubimbwira muri Ravunesi hanyuma Ravunesi yarebye bangahe ku buryo yakwica wowe uzi ko urema ari nawe wica ntabwo niba uzi ko uri bugende n'amaguru ndagukunda urabizi kandi uranabibona uzi nuryamyemo hano bareka shaka sibyo basi mbabara basi bwa rimwe reka ngusabe ikintu cy'undi Ravunesi yanyica Ravunesi ariko ni igiki Ravunesi si imana nabonye murokoka ejo bundi ahubwo tugende oya wikinga waretse ntabwo ugenda uraguma hano umugabo wawe mureka ngura kabisa basi sibyo ugende okay reka mubwire ngura kabisa tugende dukore kamwe nta bya kamwe ndashaka ko basi turagakora ariko nyine ugume hano ngenda kwa kamwe sibyo ariko uraguma hano turava hano bimbwiye yego emera yego kunda sinzi impamvu utayibona muri ni njye waremewe ngo hano muri urugo twaramwibagiwe ahubwo se nahoze ndi kubanywa nzaze nkubazeho ubwo nta gakuru kiwe Kiroso ubu reba muri urugo rwanjye nta ruherukamo naramubuze maze igihe kinini Kiroso naramubuze rero duherukana Kiroso ndimo mugira inama yo kuva mu byarimo akagaruka mu muryango bwaba n'ubufasha yemwe ashaka amufasha none ntugiye no kuza mu rugo iwe bidaciyemo n'isigaye ngo ntago ngo aheruka hano none bivuze ngo duhura n'ubundi ntiyabaga hano reka nkubwire ko duherukana kuwa rukundo twubahana ni wewe wafashe umugabo wanjye mugira inama yo kunta dore yantanye abana ngaho batunge umva mada ugaruka batunge dore barampagamye nk'inzara ibamereye nabi nyumva nabi ngo byagenze bite nyumva nabi njyewe Kiroso duhura namugiriye inama yo kuza muri Yesu akareka ibyarimo Yesu kandi yarangiza wanyumvise yarangiza akabana n'umuryango reba abana baramukeneye ntimukumbuye papa ntago ukumbuye papa
urabona ndi umugabo mbwa wo gutesha umugabo abana be ku buryo namugira inama yo guta urugo. Ntavunese, reka nkubwire rero, reka dufatanye kurwana urugamba. Kiroso umfashe tumuhindure. nibura suza ahantu aherereye wandusha ahantu aherereye rwose ngo ngende njye kumureba basi mugarure mu rugo ko nzihangana nkaryama hasi akajya ngendaho Wifunika. ehe Twese turi abantu bakuru. yego Nahoze mu buyobora bizi. Umugore wanjye tutavuga rumwe. ndabizi Njya hirya nkajya hino urabizi. Ubaka akanya tuvugana. Amazi ya Kiroso yamaze kurenga inkombe. ya Ariko birashoboka. Yesu ni umuntu w'umugabo. yego Kandi ahindura ibyanze kugira gute? guhinduka. Haleluya. Amina. Bana banjye, ndaje ndwana n'urugamba, papa wanjye agaruke mu rugo. Ariko disi Kiroso nzi ahantu ari. urahazi Ndahazi. ukanjyanayo nkagarura umugabo wanjye Uretse ngiye kubanza turengera abana. ugiye mu nzu sheri Urumva? Aba bana ntibaheruka igikoma, ntibaheruka nta kurya. gikoma abana banjye baheruka. Ntabwo ushonje? Yo. Niho rero. Ariko Yesu we. Mfashe n'imbaraga koko. Hindure Kiroso. Agaruke mu rugo rwe. Kiroso nzi ahantu ari, ariko aka kanya ntabwo mpita nkujyanayo. Ngiye kubanza nguha amafaranga uhahire bano bana. Iyo baba we. Babanze barye. Bana ba mugiye kurya no kuri kwimana. Bana banjye ndabakunda. Cyagira abana bagiye guhahara ruguru we. Rero nizere ko ufite nimero ngiye gushyira kuri nimero. Ndagafite mbaraga abana. Urumva? Babanze barye. Yego. Nurangiza turapanga undi munsi wo kujya aho nzi Kiroso aba. Ayo mezi yose umaze warabuze Kiroso. Nanjye niyo duherukanamo ntabwo mperuka kumubona. Bivuze ngo kuba twabonana uwo munsi ntabwo yagarutse hano. Reka. Ntawe mperuka. Narazengurutse hano ndashaka amatangazo njya kumva ngo ndebe imva nshyashya zose nsanga reka da. Satani ni umugome. Satani ni umugome. Kiroso umugabo narinzi wari ufite akazi ukunda umuryango we. Ariko ararurwe na agira gute? uretse agacupa ni icupa nibura ndabizi yarari kumva. Bwira nimero ubashakira abana icyo barya. Noneho ejo nzagaruka hano mu gitondo kare atarabyuka ngo agende. Tugende nkwereke ahantu muzi kandi nzi neza gutya 100% ko tuzahamusanga. Ndaje ngende ndare nsenga saba Imana imbaraga Kiroso ahinduka agaruke mu muryango we. Mbwira nimero witekereza byinshi. 078. Yego. 7 nyabona. Yego. 3. Yego. 7. Yego. 4. 010. Nguhaye 20. Oya haguruka. 20. Oya haguruka. Muri inshuti zanjye. Kiroso namubwiye guhinduka aranga. Nanjye mbere nta mafaranga nagiraga kuri telefone. Ariko aho ndekeye inzoga n'uburayi. Sigaye ngira 100 kuri telefone. Mu bikorwa aho ntiwareba. Kiroso mu gihe kiri inyuma yanjye kandi rero wari ukomeye kundusha. Inzu yanyu yari irimo sima, iyanjye kirimo ibyondo. Ariko ubu ntiwareba urahaherukuje ukuntu hameze. Bana banjye babaye icyo kurya n'icyo kunywa, babaye igikoma n'ibiryo, sibyo? Haye mama 20. Udafite udukweto batumuhe. No kuri kwema. Noneho no ku ishuri babishyura ibyo kurya mujye murya no ku ishuri, sibyo? Ntavuneze. Ejo mu gitondo ndagaruka banzu hahira abana. Dore buragorobye nzaza mu gitondo tugende tujye kureba Kiroso. Niyanga kuza kuneza tuzamushyira mu kiziriko. Akira. Imana iguha umugisha. Imana isubiza aho kuye. Imana shimira Imana wishimira. Imana we. Shimira Imana y'ijuru. Mana muvuge. Ushobora byose. Mana muvuge. Bana banjye. Mana muvuge ntiyo. Ndabakunda cyane. Imana iguha umugisha no. Mushimira Imana mwishimira kuko niyo yampaye ibi ngibi. Noneho rero
narinje kumureba dore simubonye banza wahira abana dore buranije ntitwagenda uyu mugoroba wenda nta nahari ejo mu gitondo ndazinduka ndaza n'ijya ukubyutse tugenda arihumura turi ku muryango yewe teta usigaranye umwana urumva noneho nawe ngwino tugende njya kuguhahira mugeze hararuguru mwana wanjye tugende kandi muhumure Imana iri kumwe namwe aba wirira ariko mwana wawe nkugushaka kubabaye humura humura mugurire amakayi mugurire amakaramu ngende mbahahire mu gisubizo muzongera kwishika n'inzara ubugiye kujya papa ngiye kumuzana kandi ejo azarara hano ibyo mwana ngaho genda ugumane n'umwana Kiroso we ubanza utari Kiroso barwaye Kiroso Ravunesi Jamira Niko Yeri Jamwisha Seruku waje gusara ko mano kwiga oya nageze mu rugo aramutse neza uzi gahunda dufitanye se ati bwo ni ihera ntabwo ejo sinari ndi hano musezeranya ko ndi buzinduke tukajya kureba Kiroso Mana nyagasani kubera bwa bufaranga wampaye ubu nariye nanyoye abana nta kibazo bafite ndi kumva mbese naye nibagiye ibibazo byose shimwa mana Teta Bera nimuze abana ba nimuze imubanguke nari nzi ko bagiye ku ishuri musuhuze rukundo nari nzi ko bagiye ku ishuri abana bawe Teta mwamubonye rukundo rw'Imana sawa umva aramutse neza bana muze nkura tuzaniye muze tugende ni surprise sibyo humura tugende rukundo tugende nzi neza ko tuhamusanga bagenda sigare kuko
ushaka uri polisi cyangwa nyine uri polisi cyangwa mwana uruhande nyine uri polisi bano bantu uraba nyine uri polisi bano bantu nyine uraba uri polisi kukubaza nyine uri polisi aba urabazi ubazi uri polisi kirashobora nyine uri polisi asa wibwirukansa vugana nabo nyine uri polisi imbere bano bantu urabazi cyangwa ntubazi hanyuma handi polisi jewe ndi rukundo ntabwo ndi polisi utari polisi urayifuza bano bantu urabazi ntubazi nta cy'umunwa hanyuma ko mbona uzanye na batatu uretse ewe musohokere mu uretse ndekera abana madamu ndekera abana kumva neza bayo bayo umva Jackie hano ni iwanjye ntihagire Jackie bakumaga nta kabi wawe uyu mugabo si uwawe yehe ako umugabo si kantu uwawe usizemo nta kabi wawe yishyurwe n'ikatari uwawe umusanze umva Kiroso usanze he Kiroso tubanye imyaka 9 ndakuzi uyu muryango urawuzi ntabuzi ugana na bugingo kirobayo ugana na bugingo Kiroso uretse kugenda ewe musohokere mu nzu Kiroso ndavuze mu we nzu Kiroso kirase Kiroso madamu aba bantu urabazi ntubazi wakagabo uri polisi uri ribu uri iki niyo waba uri ribu rengera nakagabo hanyuma bari ni muvuga ikibazo njya guhita kuvanga Kumana none icyo nshaka nibaza ko icyo nshaka nibaza Kiroso menera hanyuma wembwiye wavuye mu isayo y'ibyaha n'amakosa nagomba kwikosora ariko mu muryango ni ukuri ndakuvuna niko Kiroso Kiroso wemera ko abana bawe ubundi ni umuyobozi koko abana nabo urukundo hagarara hariya n'abo bana bawe ntibuza kubakomera ntabwo binazi gutwara Mana yo umuyobozi wawe ahubwo uremera gusanga umuryango Mana yo mwijuru akakakore ndakavuga umukubise uyu mugore umukubise hano nahahingira kandi reka babwize ukuri aha nahita mahingira we ravunese nya uri umuyobozi rukundo Kiroso usundi wowe ravunese wese undi wowe usobanura aba ni bande ndakabura Kiroso ufatanyije n'imisoro ufatanyije n'imisoro y'umugore wawe w'abana babyaranye kabiri Kiroso waje Mana yo mwijuru Mana we umugabo wanjye ubundi njya ku mugabo wanjye urakwiye umva mureke mbabwire abagore bikorete cy'umugore wawe wakijije intambara Kiroso wahuye inshuti yanjye twatangiye amabimwe nakubwiye kuza mu gakiza waranze wahindukiye abana Intambara y'ubuzima intambara y'ubuzima yanatibuno kuna pinzani bizi laura nani umeapia tsanani
kabaye icwende nikoga akaburiye mu isiza no mu isakara ntabwo ukabona baravunitse umva muze twigendere bana banjye ravunitse twigendere umugabo iyo agukarabye ntabwo aba ari iherezo ryawe nzaguma ubafashe we n'umwe n'abana Intambara y'ubuzima intambara y'ubuzima yanatibono kuna pinzani bizi laura nani umeapiacha nani yanatitandala just mbwira nawe ibintu rwose biba bibyukiye muri uyu rugo muri iki gitondo bikabuza umuntu kwiryamira none yaje babanishije umutwe ntako batageze ese ubundi bamaze kumbona wagira ngo uracyakunda uriya mugore wabibonye nkabona urasubiwe neza neza wafashe umwanzuro wo kuguma aha ngaha utabitekerejeho byaragutunguye Check in the family. Let's do that one. Kandi gusa naganda tumugore n'abana kubera impamvu imwe ebyiri bura uburyo igaragaje imbere y'umugore wanjye binyeretse yuko igihe kizaza nanjye kwangisha ngo ego uratinyutse umbwira gutyo sinkubwiye nabi simututse nta kintu na kimwe nkoze ariko ibyo ukoreye umugore wanjye twabyaranye mukore icyo ubonye ukuntu nkubise ariko nta mutangiye nyine ubonye ukuntu aje kuki nta mukubise gihe twari turyamye okay please no please for what no uri umugore mwiza nta kintu gushinja ariko sanze umugore ntago wagenda uragenda unsigiye nde sanze umugore n'abana banjye akoze n'ibindi amezi tumaranye ni menshi sibyo usanze umugore n'abana bawe urarebye usanga njye ntago natwiba hari deni ufitiye ari uratwite basi nimbikubwira uraguma hano nyine oya uratwite nyine ariko nimbikubwira uraguma hano uriya mugore agufitiye abana yego baravutse ariko ubu tuvugana nyine nanjye ndatwite kandi nanjye nzamubyara kandi wawe umwana wanjye ariko umenye ko mu byo ukora byose twarahuye ariko uhuraga n'abandi ego uratinyutse umbwira gutya maze amezi 2 hano ariko muri amezi 2 twahuriye hehe mu kabari twahuriye hehe mu kabari njye nawe tugeze duhurira mu kabari wansa tugeze tumenyanira mu kabari umenye ko nkwaka nimero bwa mbere nagusanze hari ako kabari kuko akari so wasinze babaye bari bantumye none bari bagutumye n'amavide se nari ndi mu kazi nari ndi muri misiyo okay rero ibya misiyo by'akazi ntabwo byiza subije ubwenge inyuma teta wanjye atazakurejo ambwira ko ndi icyumba cyananiranye okay urashaka gutaha no nashaka kumusezera no ntabwo uri bugende
nta hantu uri bujye. Jack wanyumvise Ntabwo uri urashaka iki bugende, basi urashaka iki uragenda usize ahangaha. nyine urashaka iki Ibiryo birashize, sibyo? okay Ubu tuvugana ndi kurya mu gitondo saa sita na nimugoroba kubera uyu mwana wawe bwite. ya phone yanjye afite hari 100 iri kuri phone igenda ibikorera Okay, umubare wanjye ndayisigara. nta kintu ushaka kwijyana agukinga gusa n'umugore wanjye n'abana banjye. Iyi ngiyi niyo usigiye ku buryo izantunga mpaka imyaka yanjye yose nsigaje kuri iyi si. hari na ya gatushi n'izindi kuko zari ebyiri amafaranga kuri ya gatushi Hanyuma ya gatushi niyo 100 hafi na 15 yakoreho niyo nashaka usayigurisha navuga iki wasanze umugore gatusha ariko nta nubwo wanamamo bitanu urabizi. no Ntabwo uri buve hano Sherido, urufunguzo ubutungana ndarufite. Urava hano uraca mu idirishya urasimbuka. ndamuhamagara Ntabwo uzi. Ntacyo ubwo noneho niba ushaka kugenda ubwo turajyana okay wankize ufunguzo ugenda mbaza nyine genda mbaza kijyana abagabo mwese muri kimwe Nese nkorere iki basi kugira ngo unyurwe guma hano rega uri umugabo wanjye nyine nanjye waranshatse umugabo wawe kiko genda mbaza kugira njye n'amarazo mbwiye sange wagiye imbaraga afite zo kuva muri uru rugo kandi uyu munsi ndashaka ko twirirwana. Okay turirwana kanze ngo ntiza gafunguzo nzana agacupa kamwe Umwana ari kugushaka. Ushaka kugenda oya nzana agafata kamwe hano twe dusanga agafanta hano tumafanta nagomba kunywa inzoga ntabwo hano tumwafanta ntunge gutwite umuntu utwite se ntabwo anywa inzoga nta nzoga uzongera kunywa noneho urumva ufitiye impuhwe cyangwa ufitiye umwana wita impuhwe ubwo se sizabihe no urumva kuba utwite umwana n'uwanjye sikwambwiye ubundi ujya gutangira kuvuga wavuze buriya imfubyi yumvira mu rusaku sibyo akira urufunguzo ugenda kandi kiro utazicuza ntabwo nzicuza nusohoka hano muri iyi nzu ukagenda ni ukuri utazicuza kongera kugaruka ntabwo nzicuza izana ikingo nta kibazo nta ikingo nta mugore kazagutwika se musezeramana kingura ugende rwose bagutwika urayima cyangwa mwese ndayiguha kugira ngo ugende bize zana mbikura amafaranga iyi ndayigenderaho mpano ukwezi okay ngo muya gatushi rero arande ku kabati ego igendere okay gatusha bana kira uragiye ndagiye nta kundi oya nandi gukora amakosa je yagisiyo ugaragaje imbere y'umugore mukuru asobanura n'umugore ngo nese wamusize utamureba ushobora kuba aranduza ushobora kuba aranduza kuko ntabwo hano uzahari igihe uzagaruka mani nagaruka genda ubundi koko mubwiye ngo nagende numva birimo wahari ubusinzi uzicuza usura umugabo gusa iyi telefone nzayikuramo angahe ariko ntacyo none nari mfite agashaje ndagurisha kari agashaje mute nkoresha iyi ngiyi akuriya mugabo namukundaga kari akagore ke nabonye ari isasu ariko nkurikije ukuntu nkunda uriya mugabo nkurikije ukuntu nkunda kiroso cyane kiri gukora nagiye nkumira muri seseni ese niba ugarutse ugarutse se gukora iki none hari kote basi hari kote nini man ibira byose nzabikuramo amafaranga bro wagiye man twabitse kungura basi nabyo kukugora agenda umugore wawe nyine akuremo nyababyeyi si 150 reka tubake funa 270 ego ubwira 150 ntabwo uzajya kwigendera uzagaruka nese ubundi uraguzaza kurakuza niba wumva yuko ibyo byose uri kunaniza wicyo sinzagaruka mwereze kode ntizi kote nakereka murebere kode sibyo kubera yuko basi ni iryo ngiryo shirakira ikote ubwo uzagaruka ikote ryo bikanigushya ariko mani basi uzajya nibuka oya
oya kubera ko nguhaye kode ushaka kode wowe se ko mazi uzasanga n'abasagura n'abamenye Jack mva mubwire garukanye n'uzi mva wawe mubwire nyine nibanza mva hano nagari wanjye atasiyo ntazakubona imbere y'umugore wanjye atasiyo ntazakubona imbere y'umugore wanjye uzasanga namuvunnye nkoro atasiyo ntazakubona imbere y'umugore wanjye ibyabaye hagati yanjye nawe birangirira ego kuko nawe usize uhabibye imbuto niyo mpamvu nawe musigiye kandi iyo mbuto igomba kuzasara Jack musigiye hanyuma nzajya kuzunguza n'umwana niko bakubwiye njye sinigeze nduha gutyo mani genda iwawe ndahazi nzaza niba umufuka w'umuceri uzaba waguze usama igice n'abagumana igice ego tuzareba ibyacu tubirangize none basi reka tureke guhangana nyine nturabanza kusohoka ngo usigira buri kimwe cyane cyose umugore utwite nawe ngaho ugomba no kuvugishwa cyane sibyo ngende nkawe hari abandi bagabo baje kukwitaho ntarebe sawa sawa baje kunyitaho ntabwo nababura pe nibyo ariko nawe ndagukeneye mana mwaryoheje murishimye n'ukuri bana bangerega nyuma y'ubuzima hari ubundi nanjye ibi narabikinaga mbehe ko mbizi akira Ravnes nakwinyize teta bana banye ko mbakunda mwambabarire yabinyize ubu ndishimye n'abana banjye nyuma yo kumvunagura imbavu urabyumva sanga umugore wawe sanga igishongore cy'umugore wawe ubwo bari barimo barankubitagura wari urimo uraseka nicyo ngiye kugaruka usanze mukunda umukobwa wanjye ndakwinginze ndabinginze sibyo mumbabarire reka nkubwire aba bana bawe nibaramuka bakubabarira ibintu babonye mu maso sibyo wari ureba nanjye ndakubabarira bana bamuze hamwe muze mwe narateka baseka sabana imbabazi saba aba bana imbabazi urumva nibakubabarira ndabakunda nibakubabarira nanjye ndakubabarira uriya muntu rero nagaruka nitwaye no guhura mu nzira nzaba afite ngo nzamuhondagura mama yararwaye nicyo cyatumye numva yuko uriya ntabwo ari umuntu muzima ahubwo wagira ngo yari yaranduze ariko mumbabarire nawe nzongera sibyo
waradutaye tumara iminsi tutarya se wowe uri kurya wajya ngo rero ndoze tita ntabwo yari byose wajya usigiye wabikoraga no kuri nabitekereje bura mwari muje kundeba sibyo nk'abana nabyaye sibyo ariko wowe uragenda wowe tukamara iminsi tutarya ukunda akaza kudufasha ari uko tudafite papa kubwo se turi imfubyi kundi se yaje hano nyine ryari ubwo se urabyirengagije ukuntu wadutaye sibwo twacaga tuza kukureba ngiye guhinduka nawe nzongera none tumaze gusa neza uje hano ngiye guhinduka nawe nzongera kandi nzabitaho muse neza kurushaho ushaka kongera guca amamenyo oya nawe nzongera sibyo basi ndabakunda sibyo nawe nzongera sibyo ni ukuri mumbabarire bana banjye sibyo mumbabarire bazi ngiye kubita bishoboka byose nawe nzongera kubata sibyo basi mbabarira shiri sibyo mumbabarire yarugunda tabasi twarugupfa ntabwo ni satani abiteshiri mumbabarire sibyo ndabakunda murabizi ariko se ubundi papa mbere yo kuduta ubundi ntabwo ubundi rero wumvaga nta soni ufite bana banjye ni inzoga zari zabiteye ariko nawe nzongera mumbabarire sibyo ubwo n'ubundi rero abana agahinda Raveness mbabarira basi ariko ubundi papa ubundi uzi iminsi twaburaye ndabizi ariko mumbabarire sibyo basi mumbabarire ubona ibintu gukorera abana mumbabarire Raveness basi basabira imbabazi umugore wanjye basabira imbabazi ko bananiwe kubabara nanjye nkubabarira